Abantu bafite amafaranga ku buryo yambara ipantaro imwe igura miliyoni y'amanyarwanda, ipantaro isanzwe y'urukenyerero n'amaguru abiri. Impamvu nuko muri ubuzima bwacu kugaragara neza no gutekerezwa neza n'abandi ni ibintu dukeneye nkuko dukeneye umwuka duhumeka. Ikindi dukeneye cyane ni uguhora dufite ukuri imbere y'abandi, twita cyane kandi ku by'abandi badutekerezaho. Ikindi dukeneye ni ukuba mu matsinda cyangwa se ibyiciro runaka. Buri wese yifuza kubarizwa mu bantu runaka, atari umuryango avukamo gusa, ahubwo amatsinda twiremeye nk'amoko, amadini, ibara ry'uruhu n'andi. Ikindi kiranga benshi muri twe ni ukugira impuhwe nke ndetse no kudashobora kwishyira mu mwanya w'abandi, ari nayo mpamvu ubufasha butaboneka cyane ndetse no kwihanganira bikagorana. Ndabasuhuje, nitwe kwihanganira Response. Iyi tuvuzeho ni imiterere ya muntu, birasa naho ari ikitarusange kuri twese. Wigeze wumva imvugo z'abantu nka abantu ni babi, abantu barahindutse, erega abantu niko bateye? Izi zose ni imvugo zigaragaza ko muri twebwe hari bamwe badakwiye kwizerwa kubera imiterere yabo. Niyo mpamvu inzu zacu zigira inzugi zidufungisha ingufuri buri gihe iyo tudahari. Niyo mpamvu haba abazamu n'abashinzwe umutekano. Niyo mpamvu abantu badakunda kuvuga amafaranga cyangwa se n'imitungo batunze, kugira ngo abantu muri sosiyete twita babi. Byatumye abantu mu mahanga mu mibanire y'abantu babishakira igisobanuro. Ushobora kuba warabibonye cyangwa ubibona buri munsi, haba mu buzima busanzwe cyangwa ku mbuga nkoranyambaga. Umuntu ushyigikira ibi byose ushobora kubona, umuntu w'icyamamare, umuntu ukora ibibi ariko akabikundirwa na benshi. Kuri bamwe ibi bituma bibaza bati ni gute umuntu ashobora kwigira icyizere kandi icyarimwe akaba ari umufuti kuri uru rwego. Nshuti yakunze mudukurikiye, tugiye kuvuga ku bujiji cyangwa se ubupfu cyangwa nanone ubupfapfa bw'abantu. Tugiye kuvuga ku gitabo cyitwa The Basic Laws of Human Stupidity, amategeko nshingiro y'ubuzima bwa muntu. Iki gitabo cyanditswe n'umuhanga mu by'ubukungu umutaliyani Carlo Cipolla. Yisobanura mu buryo bworoshye uburyo abantu bashobora kugira imyitwarire y'urupfu cyangwa se ubupfapfa cyangwa se n'ubujiji. Nanone iyo myitwarire igira ingaruka ku buzima bwacu twese. Cipolla agaragaza amategeko 5 y'ubupfu cyangwa se ubupfapfa bwa muntu, akatwibutsa ko ubujiji cyangwa se ubupfu bwa muntu butama urwego rw'ubwenge buke gusa, ahubwo bugaragara mu bikorwa bihombye umuntu ubikora n'abandi bose muri rusange. Hari ingingo nyinshi zikingirwa n'abemeza ko twebwe abatuye kuri iyi si ya none dufite ubujiji bwinshi kurenza abatubanjirije, ndetse ko ubujiji bwacu bukomeza kwiyongera. Izi ngingo zibishimangira zirimo uburyo duha agaciro n'icyubahiro abantu bakuru bidafite icyo byumvira mu muryango mugari, ahubwo tugasubiza hasi abafatira runini umuryango. Uyu munsi abakire ba mbere ku isi ntabwo ari abacuruzi b'imiti cyangwa se abacuruzi inkingo cyangwa se abacuruzi ubumenyi. Abakire ba mbere kuri iyi si ni abacuruzi b'ikoranabuhanga rifasha abantu gutumanaho, gusangira ibitekerezo no kwerekana amafoto yabo. Muri make, abakire ba mbere kuri iyi si bagurisha umuyaga. Nta ruganda bafite rukora ibintu runaka bikoreshwa mu buzima bwa buri munsi. Icyo bagurisha ni imbuga abantu bifashisha mu guhiganwa ubwiza, ubwenge, ubukire n'ubuhanga. Iyi ngingo ni imwe mu zashingiweho na Carlo Cipolla yandika igitabo Basic Laws of Human Stupidity, amategeko nshingiro y'ubujiji bwa muntu. Aya mategeko ni ayahe? Reka tuyarebemo, tuvuge ku ngingo zimwe na zimwe byemezwa ko zigenda zigabanya ubwenge bw'abantu bwa buri munsi, bituma abantu bafite ubujiji bagenda biyongera. Guhaye ikaze ni kuri Anatoly Empire. Iki gitabo cy'amategeko 5 y'ubupfapfa cyangwa se ubujiji Carlo Cipolla yacyanditse mu rurimi rw'icyongereza, agisohora mu mwaka wa 1976. Mbere na mbere ntabwo yagisohoye ngo kibonwe n'abantu benshi, yagihaye inshuti ze n'abantu ba hafi ye bake. Yitangira cyari igitabo kigamije gusetsa, ariko kivuga ku ngingo zikomeye zari zogamije umuryango mugari w'icyo gihe, hagamijwe gushaka uburyo ibibazo byakemuka. Uburyo yanditsemo aya mategeko y'ubujiji ndetse n'uburyo yagaragazaga ibibazo byugarije abantu bitewe n'ubujiji bwa benshi n'uburyo byakemuka byaje gutuma iki gitabo kimenyekana cyane ndetse kirakundwa. Byarangiye gihinduwe mu ndimi nyinshi kandi gikwirakwizwa ku isi yose. Twese dutekereza ko ubujiji ari ukubura ubwenge cyangwa se kugira ubumenyi buke. Carlo Cipolla avusobanura ko ubujiji bw'abantu bufite amategeko nshingiro ndetse bukagira impamvu zibutera mbere yuko buteza ingaruka zitagira ingano
kandi zigera kuri twese. Anasobanura ko ubujiji bwa muntu bukurikira inzira zisa nk'iziteguye neza mu buryo bw'imibare, ari nazo zizayobora abantu mu gufata ibyemezo biciye ukubiri no gushyira mu gaciro. Anasobanura ko ibyago ubujiji bw'umuntu buteza bishingira ku ngano y'ubwo bujiji uwo muntu afite, bikanashingira ku bubasha n'umwanya uwo muntu afite muri sosiyete. Iyo bibaye ko uwo muntu ufite ubwo bujiji aba ari umuyobozi cyangwa se undi muntu ari mu mwanya ufata ibyemezo, ingaruka ziba nyinshi cyane, kandi biranoroshye cyane kubona ingero z'abantu bafite ubujiji bwiyongereye cyane biturutse ku myanya barimo y'ubuyobozi cyangwa se imyanya mu bavuga bikumvikana. Hari imvugo nyinshi cyane bakoresha bashaka kuvuga uburyo ubujiji cyangwa se ubupfu bugira ingaruka zikomeye, atari kuri nyirabwo gusa ahubwo no ku bandi bantu bose basigaye. Ni imvugo zirimo iyitirirwa Ricky Gervais, iyo upfuye ntabwo umenya ko wapfuye, akababaro kagirwa n'abasigaye gusa, ni nako bigenda iyo urinjije. Indi mvugo ni Albert Einstein, ibintu bibiri bitagira iherezo kubera ubunini bwabyo ni isanzure n'ubujiji bwa muntu. Gusa iby'isanzure byo ntabwo mbizi 100%. Imibereho y'uwo muntu uyu munsi iri mu bibazo bikomeye, kandi ibingibi nta gishya kibirimo. Imibereho ya muntu buri gihe yabaye mu bibazo bikomeye. Uburemere bukomeye bw'ibibazo bikomeye birimo ubukene n'umutekano umuntu yikoreye ni umusaruro w'ubujiji n'ubupfapfa umuntu yisanganye kuva ubuzima bw'ikiremwa. Ukurikije ibitekerezo by'umuvumbuzi w'umwongereza Charles Darwin, abantu dusangiye imibereho n'izindi nyamaswa ziba mu mashyamba. Izi nyamaswa nk'inzovu n'izindi ngenzi zayo nazo buri munsi zigomba guhangana n'ibibazo bitagira uko bingana kugira ngo bishobore kubaho. Kugira ngo zibeho zishobora kugomba gushaka izindi nyamaswa zica kugira ngo zibere amafunguro. Gusa twebwe abantu izo mvune n'izo ngorane zo gushaka ibidutunga imenyere n'inzira y'umusaruro wo guhangana n'abandi bagenzi bacu bafite imiterere basondekera mu gukora ibibi bagenzi babo. Abantu b'injiji niko Carlo Cipolla abita. Iri tsinda ry'abantu bafite imiterere basondekera guhora bakorera abandi bibi, ni ukuvuga abantu b'injiji, ni itsinda rifite ububasha bukomeye cyane, rikagira ingufu n'ubukana buruta bw'amatsinda y'abagizi ba nabi dusanzwe tuzi. Birasa n'aho hari abantu bakora ibintu biteguye, bigambiriwe kandi bahuriyeho, nko bubanza gukora inama. Nyamara n'abantu batagira umuyobozi, batagira amategeko azwi yanditse, ariko nyamara bagakora ibintu bimwe, bakagira imyitwarire imwe, nk'aho hari ikiganza kitagaragara kibayobora. Ibi bituma ibikorwa bya buri umwe muri bo bigira uruhare mu guha ingufu imyitwarire yabo bose, maze bigatuma iyi si irushaho kuba ahantu hatizewe. Aba bantu rero nibo bitwa abapfapfa, injiji cyangwa se abapfu. Nibo Carlo Cipolla yanditse amategeko 5 abagenga, ari nayo tugiye kuvugaho. N'ishingiro ry'amategeko 5 yanditse, Cipolla yagaramije mu matsinda 4 agendeye mu myitwarire yabo. Abo mu itsinda rya mbere yabise helpless, ni ukuvuga badashobora gufashwa. Aba kabiri abita intelligent cyangwa se abahanga. Abo ku mwanya wa gatatu yabise amabandi. Abo mu itsinda rya 4 abita stupid, injiji cyangwa se ibicucu, nubwo iri jambo ritumvikana neza mu matwi ya bamwe. Aya matsinda turaza kuyagarukaho. Nyuma yo gushyira abantu kuri ibi byiciro 4 cyangwa se ayo matsinda 4, yanashyizeho ingingo 4 zigenga imyitwarire ya muntu. Ingingo ya mbere ni uko umuntu ashobora kubaho afitiye abandi umumaro cyangwa se afitiye inyungu, ni ukuvuga akora ibikorwa abandi bungukiramo. Iya kabiri ni uko umuntu ashobora kubaho yifitiye umumaro, umuntu akaba yikunda, akora byose mu nyungu ze. Iya gatatu ikaba irebana n'abantu babaho babangamiye abandi, ibyo bakora byose bikaba byica inyungu z'abandi. Hanyuma iya kane ikaba irebana n'abantu babaho bibangamiye bo ubwabo, ibyo akora byose ugasanga nta nyungu abifitemo, ahubwo bimusubiza hasi. Muri iyi nzira kandi Carlo Cipolla yagabanyije ingaruka z'imyitwarire ya muntu mu bice bibiri. Icya mbere ni imyitwarire igira umusaruro cyangwa se ingaruka kuri nyirayo. Icya kabiri ni imyitwarire igira ingaruka cyangwa se umusaruro ku bandi atari wabikoze. Reka noneho twinjire kuri aya mategeko. Itegeko shingiro rya mbere ry'injiji cyangwa se abapfapfa nk'uko Carlo Cipolla byanditse ni buri gihe buri wese muri twe ntabwo aha agaciro gahagije umubare w'abapfapfa n'injiji ziri muri twe. Abanditse Bibiliya ntagatifu bari bazi iri tegeko shingiro rya mbere ry'injiji, maze mu gitabo cy'umubwiriza umutwe wa mbere 15 bandika mu Kilatini bati Stultorum infinitus est numerus, icyagoramye ntigishobora kugororoka kandi ibihuze ntibigira ingano.
Muri Bibiliya yera ho haranditse ngo ibigoramye ntibigororwa kandi byabuze ntibibarika. Aya magambo akunze gusubirwamo hagamijwe kugaragaza ko ubujiji cyangwa se kubura ubushishozi bihoraho ahantu hose. Kandi rimwe na rimwe bisobanurwa nk'aho uyu murongo wo muri Bibiliya wemeza ko bidashoboka kugusohora injiji ziri ku isi kubera ubwinshi bwazo. Gusa Kaiho Chipora ibi ngibi babihinyuza akavuga ko umubare w'injiji udashobora kuba umubare utazwi kubera ko umubare w'abatuye isi yose urazwi. Muri rusange iyi mvugo ntabwo yumvikana neza, ariko mu kumvikana neza bigaragara nk'aho ari imvugo irimo ukuri, kubera ko umuntu wamaze igihe kinini ufata nk'umuhanga cyangwa se injijuke hari ubwo birangira kugaragarije ko ari muri iri tsinda ry'injiji kandi akaba ari ku rwego rw'ubujiji buri hejuru cyane kurusha abandi. Buri munsi hari umuntu uhora mu bibazo aterwa n'undi muntu cyangwa se abandi bantu bagaragara nk'incabwenge. Buri munsi buri wese muri twe ahura n'abantu bafite ibisabwa byose muri ngo bitwa injiji, haba mu buzima busanzwe, mu kazi cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga. Ariko mu by'ukuri ubujiji ni iki? Ni ukubura ubumenyi. Kubera iki bivuga ko ubujiji ariyo cyago cya kirimbuzi kiri ku isi kurenza ibindi byose? Muri iyi si ihora mu mpinduka zikomeye kandi ikaba ihanganye n'ibibazo bikomeye, ubujiji cyangwa se urupfu rw'abantu bishobora kuba ikibazo gikomeye mu bibazo byacu twese. Iri tegeko rya mbere rivuga ko buri wese muri twebwe atazi cyangwa se adaha agaciro umubare w'abantu b'injiji bari hanze aha ngaha. Impamvu ni uko twese dutekereza ko abantu bazi ubwenge cyangwa se abantu b'abahanga tugendeye ku bintu bigaragara inyuma nk'akazi bakora, amashuri bize, uko bavuga, uko bagaragara cyangwa se imyanya bafite mu buzima busanzwe. Tureba kandi aho bakomoka, ibara ry'uruhu rwabo n'ibindi byinshi wagenderaho uvuga ko umuntu runaka ari umunyabwenge. Muri iki gitabo Chipora avuga ko kugendera kuri ibyo ari ukwibeshya cyane, kubera ko ibyemezo bibi byose byatumye iyi si ihura n'ibibazo byose ifite byose byagiye bifatwa n'abantu bagaragara nk'uko tumeze kuvuga. Ibi ni nabyo bigiye kutuganisha ku itegeko rya kabiri. Kuba umuntu ari injiji cyangwa se ari umupfapfa ntaho bihuriye n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose kimugaranga. Ibi bivuze ko ikintu cyose kigaragaza umuntu ushobora gutekereza, cyaba igitsina, ubwoko, inkomoko, uko hasi inyuma, amashuri yize, ubutunzi afite n'uko asa, ntabwo ibyo bigenda niba umuntu ari injiji cyangwa atariyo. Muri iki gitabo Chipora yagiye kure avuga ko hari abantu b'injiji bahawe ibihembo byitiriwe Nobel. Hano igitekerezo cye ni uko uzasanga injiji muri buri rwego rwa buri cyiciro cy'ubuzima. Avuga ko udashobora kumenya umubare w'injiji ziri kuri iyi si bitewe n'uko buri wese muri twebwe adashobora kumenya urwego yibeshyaho iyo bigeze ku gipimo cy'ubujiji. Ibi ni nabyo bitujyana ku itegeko rya gatatu ry'ubujiji. Umuntu w'injiji atera abandi igihombo mu bikorwa bitamuzanira inyungu. Dore icyo itegeko rivuze: uyu muntu ashobora guhagarara rwagati mu muhanda akandika message kuri telefone, imodoka n'abanyamaguru bashaka gutambuka bakamurindira. Ashobora kuba atwaye imodoka agahagarara rwagati mu muhanda kugira ngo asuhuze umuntu, abari inyuma ye bose bagategereza. Chipora asobanura imyitwarire y'ubujiji nk'ikintu gishingiye ku mibanire y'abandi. Asobanura ko ubujiji bugaragarira mu kuba ibikorwa ukora bitera abandi bantu igihombo bitanakuzanira inyungu wowe nyiri kubikora. Ibi asobanura agaragaza ko ushobora kuba uri injiji nubwo waba uri intiti mu mibare, mu bukungu cyangwa se mu yindi siyansi. Ushobora kuba uzi ibyo bintu ku rwego rudashidikanywaho, ariko uba uri injiji ikomeye cyane iyo ibikorwa ukorera abandi bahombya kandi nayo bitakuzanira inyungu. Mu gusobanurira iri tegeko, Chipora yashyizeho ingingo enye zisobanura nk'amahitamo cyangwa kandi atanga ibisubizo bine. Amahitamo ya mbere agizwe n'ingingo ebyiri ni: ese ibikorwa ukoze bizanira abandi bantu inyungu cyangwa se birabahombya? Ni ukuvuga umusaruro w'ibikorwa byawe ku bandi, ese ubafitiye inyungu cyangwa urabahombya? Hanyuma amahitamo ya kabiri nayo agizwe n'izindi ngingo ebyiri, ni ayakureba wowe ubwawe, wowe ukora igikorwa. Ese ibyo ukora hari inyungu biguha cyangwa biraguhombya? Izi ngingo enye rero nizo zibyara bya byiciro bine abantu bagabanyijemo kabiri tugize kuvugamo mu kanya. Ku mwanya wa mbere hari abantu bakora ibikorwa biri mu nyungu zabo ariko bikaba no mu nyungu z'abandi. Aba byemezwa ko aribo bakenewe cyane ku isi. Aba nibo babandi bo mu cyiciro cya mbere Chipora yise intelligent cyangwa se abanyabwenge. Abanyabwenge bashingiye ku myitwarire yabo, bakora imyitwarire yabo ibikorwa bizamura abandi biri mu nyungu z'abandi, ariko no bakagira inyungu babikuramo. Ibikorwa byabo bizamura cyane mu muryango tubarizwamo. Aba barimo nk'abashoramari bafata amafaranga yabo menshi bakubaka ibikorwa nk'amavuriro n'amashuri bagamije kubona inyungu, ariko ibyo bikorwa bubatse bikanungura rubanda. Hanyuma abo mu cyiciro cya kabiri
ni abantu bateza abandi igihombo ariko bakabyungukiramo. Abandi bo Chipola yise amabandi, abantu babangamira abandi cyangwa se abantu bakobera ibintu bihombya abandi bagamije inyungu zabo ku giti cyabo. Muri rusange aba n'abanyabyaha bose nk'abajura. Iyo umuntu akwibye aba aguteje igihombo wowe yibye, ariko we akabona inyungu. Aba nta wundi muntu bajya batekerezaho, birebaho ubwabo. Nibyo ikintu kiri mu nyungu zanjye ndagikora, kabone ubwo cyaba giteza abandi ibibazo. Ntabwo bigarukira ku kwiba gusa, ahubwo harimo n'ibindi bikorwa umuntu ashobora gukora yiyebyeho wenyine udatekereje ku byago bishobora guteza abandi. Aba ni abo mu cyiciro cya kabiri. Abo mu cyiciro cya gatatu ni abantu bakora ibikorwa bizanira abandi inyungu ariko bo bakabihomberamo ntibigire inyungu ibazanira. Abo Chipola yabise helpless, abatagira ubafasha. Aba ni abantu bafasha abandi, bakora ibikorwa biri mu nyungu z'abandi bo ntibagira inyungu babibonamo, nyamara abandi bakitwaza ubwo bwiza bwabo bakabahombya. Cyane cyane ababandi niyo bahombya. Ni abantu babaho ubuzima bwo kwitanga kugira ngo abandi babeho neza, nyamara uko kwitanga kwabo ni kubabuza guhemukirwa n'abandi, bakaba bakibwa, bakagirirwa nabi, bakagirirwa ishyari n'ibindi. Ibi nibyo bituma umusanzu wabo mu mibereho myiza y'isi uba muke. Bigeze bumva abantu biba inkunga igenewe abakene cyangwa abandi bantu babaye nk'abarwayi, impunzi n'abandi? Hari abandi badashobora gutanga umusanzu wo gufasha abari mu kaga kubera ko bavuga ko iyo nkunga batanga yibwa. Icyiciro cya kane rero ni stupid, injiji, abapfu cyangwa se bapfapfa. Aba ni abantu bahombye sosiyete cyangwa se bakora ibikorwa bihombye umuryango mugari, ariko nabo nta nyungu bikuramo. Ibikorwa byabo bibangamira, bihombya kandi n'ibyumvikana ku bandi bantu bose basigaye. Ibi bituganisha ku itegeko rya kane ry'ubujiji cyangwa se ubupfapfa. Abantu basanzwe batari injiji nta na rimwe bajya baha agaciro ububasha injiji zifite mu gusenya no kwangiza. Birengagiza kandi ko guhangana n'injiji ari ikosa rikomeye cyane kandi rigira ingaruka. Hanyuma itegeko rya gatanu, umuntu w'injiji niyo muntu uteye ubwoba kurusha n'umugizi wa nabi. Chipola asobanura ko niba umuntu w'injiji akora ibikorwa bitamwungura kandi bigahombya abandi, yavuze ko adashobora kumenya ko ikintu arimo gukora ari kibi. Mu mpeshyi yacumukura umuyoboro w'amazi akagusenyera inzu rwose, yatima ishyamba ryose akarishyira hasi kubera ko ryamukingirizaga ntabone hakurya. Uyu munsi hari abantu bajya kure bakavuga ko abantu biyongera ku isi, ikoranabuhanga rikazamuka, tukagira ibintu byinshi duhugiraho, hamaze gutera icyorezo cyitwa stupidity epidemic. Ni icyorezo cyamaze kuvuka kandi gikomeza kwiyongera, icyorezo cy'ubujiji. Bitekerezwa ko turi mu gihe aho amakuru y'ibinyoma cyangwa se ayobya akwirakwira ku muvuduko munini kurenza ukuri, kandi uburakari n'urwango nabyo bigakwira hose ku muvuduko munini, kandi nta n'impamvu ifatika ibiteye. Reka tuvuge gato ku ngingo zimwe bishimangirwa ko zikomeza guteza ubujiji no kugabanuka k'ubwenge mu bantu. Ikintu cy'imbere bivuga ko ari isoko ry'ugaruka ry'ubwenge nibyo bise blind tribalism, ivangura rishingiye ku moko, amadini n'andi matsinda. Abashakashatsi nka Eli Finkel bavuga ko ishusho ya politike mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikora nk'uko imyemerere nk'uko amadini ikora, ahari ukutihanganirana ku bitekerezo no kwanga kubiganira ku bwumvikane. Ibi byiswe political sectarianism. Isi kandi ihanganye no gucikamo ibice ku rwego rwo hejuru, haba gushingiye ku madini, ibara ry'uruhu, amahitamo ku guhuza ibitsina n'ibindi. Ibi bituma buri wese muri twebwe ahorana umwanzi wo kurwanya. Buri wese muri twe afite umuntu cyangwa se itsinda ry'abantu yumva bamubangamiye ku buryo rwose batakabaye bahari. Ibi ariko ntabwo ari bishya. Kuva abantu baza ku isi bahoranye amatsinda babarizwamo ndetse n'ibyo batumvikanaho nabo batameze kimwe. Ni mbere y'uko iri terambere ryose riza, abakurambere bacu kubaho kwabo kwabaga gushingiye ku kubarizwa mu itsinda runaka. Umuntu udafite itsinda barizwamo yagombaga cyane no kubaho, hari n'ubwo atashoboraga kubaho. Iyi mibereho yamaze kutwinjira mu bwonko no mu mitekerereze ku buryo buri gihe ahora ari twe hakaba n'abariya. Ibi ni byo abahanga mu by'imitekerereze bita social identity theory. Ni igitekerezo cy'uko igice kinini cy'agaciro kacu gituruka ku itsinda tubarizwamo. Iyi tsinda ryacu rivuzwe neza, riririmbwa, twumva ko tumeze neza. Iri tsinda tumarizwamo rinenzwe cyangwa rivuzwe nabi, twumva ari twe tuvuzwe nabi nk'uko batuvuze mu izina. Ingaruka z'ibi, abantu batimenyereje ku kintu
ntabwo icyo batemeranyijeho ari ibitekerezo gusa, bo ubwabo ntibemeranya. Birangira icyo wanga atari ibitekerezo bibi gusa, ahubwo wanga ubifite. Aha rero niho ubujiji butangirira gukwira. Uko urushaho gutekereza ko uri mu itsinda runaka ugomba gushyigikirana naryo rikagushyigikira mu byose, niko bikorohereza akazi ko gutekereza no gushyira mu gaciro. Iyi niyo mpamvu abantu bizirika ku bitekerezo bibi, nubwo ibyo bitekerezo bibi byaba atari ukuri babizi neza. Ni ukubera ko ukuri kuba kugoye kukumva no kukwemera. Gutekereza cyane bikaba akazi kavunanye. Ku rundi ruhande, muri iki gihe uburakari n'ubujinya biba byoroshye. Iyo abantu bawe nabo babyumva uko nguko, uburakari ntabwo bworoha gusa, ahubwo buba ari ukuri. Iyo ubona bimusanga mu gitabo cya George Orwell, igitabo yise 1984. Muri iki gitabo agaragaza uburyo buri munsi abaturage bakoraga umuhango witwa urwego rw'iminota 2, the 2-minute hertz. Bose bagahurira hamwe bakavugira icyarimwe batuka abanzi babo, nta kubitekerezaho, nta kwitangira, nta n'ikindi kigendeweho. Muri make, kuba hamwe, kubarizwa mu itsinda runaka no guhuza imyumvire n'imyemerere ku bintu runaka biri mu bintu bigabanya ubwenge bw'abantu cyangwa se bikongera ubujiji. Ikindi kintu bivuga ko kigabanya ubwangi bwacu ni ibyitwa digital echo chambers and engineer distraction, iterambere ry'ikoranabuhanga mu itumanaho ndetse n'ibirangaza bigambiriwe. Ntabwo turi mashini zitekereza ariko zinafite ibyiyumviro, ahubwo turi mashini zifite ibyiyumviro ahubwo zinatekereza. Amagambo ya Antonio Damasio. Nta gihe abatuye isi bigeze bagira amasoko y'amakuru menshi muri uyu munsi. Ntawe kujya guhakana ko atari ikintu cyiza kugera ahantu henshi dukura amakuru. Gusa aya masoko yamaze guhinduka moteri zo guhindura abantu ibitekerezo binyuze mu kubabata. Dufite imbuga zubakiye kugukurura abantu kuzimaraho igihe kinini uko byagenda kose. Iyi niyo mpamvu kuri izi mbuga ukuri atari ko kwibanze. Igikurura abantu kuri izi mbuga ntabwo ari ibitekerezo bizima, ni ibitekerezo birimo urwango n'umujinya. Izi mbuga zahindutse nk'inganda zikora ubujiji no guhananuka k'ubwenge. Ntabwo zubakiwe kuguha amakuru, ahubwo zubakiwe kukumaza umwanya munini ukoze urutoki rwawe muri telefone, umanura, uzamura, ukanda, wandika, usubiza. Zigwa amakuru yongerera ingufu ibyo wizera kandi zigakumira ikintu cyose cyatuma uzivaho cyangwa se ugerageza guhangana nazo. Buri kantu kanzeho, buri ukunyereje urutoki uzamura cyangwa se umanura, buri uko ugaragaje ibyo ukunda, byigisha izi mashini kumenya ibigushimisha maze bakabiguha ku bwinshi ku buryo utazigera uzikura imbere. Buhoro buhoro iri koranabuhanga ryakabaye riduhuza rigahinduka nk'indorerwamo nini cyane, ko tuzongera kubona ibintu nk'uko biri, ahubwo ugatangira kubona ibintu nk'ukuri. Bigasanga bimwe bavuga nk'iyo abantu bose batekereza kimwe, ubwo muri bo nta n'umwe ubutekereza. Muri iyi mibereho ubujiji ntabwo burokoka gusa, ahubwo burororoka. Bitari uko twatakaje ubushobozi bwacu bwo gutekereza, ahubwo kubera ko nta kintu kidusunikira kubikora. Izi mbuga nkoranyambaga zitugurisha kutwereka ko ibyo dushaka kubona, kutwumvisha ibyo dushaka kumva, ariko natwe tukaza ubushobozi bwacu bwo gutekereza bikwiye. Ntabwo zidusunikira ku gushaka ibitekerezo bifatika, ziduha ibyitwa memes, amashusho y'abantu barakaye n'abarimo guceza, natwe tugakomeza kubyinjiza mu mutwe wacu. Abahanga mu myitwarire yacu byita confirmation bias, inyota yo gushakisha buri gihe amakuru ashimangira ibyo dusanzwe twemera. Amakuru yemeranya natwe atubwira ko turi beza, tuzi ubwenge, kandi ko itsinda ryacu ritandi yose ariho. Aya makuru niyo duhora dushakisha. Confirmation bias. Ntabwo ziduha amakuru atuma dutekereza cyane, ziduha amakuru adushimisha, atubwira ko abantu bakunda amafoto yacu, ko bemeranya n'ibyo tuvuga. Ibi rero bituma duhora ahantu hamwe mu birebana n'ubwenge. Ibi ntabwo ari ibitekerezo biraho gusa, ahubwo ni ibintu twaraburiwe kuva kera. Igitabo Fahrenheit 451 cya Ray Bradbury cyase mu 1953 cyagaragazaga uburyo mu gihe kizaza hari igihe ibitabo byaza bitwikwa bitewe n'uburakari, ahubwo n'intambara, ahubwo bitewe n'uko sosiyete izahitamo ubuzima bworoshye, ahubwo guhitamo gutekereza bihagije. Uyu munsi benshi duhitamo screen cyangwa se tutwa mudasobwa duto buri wese agendana mu mufuka. Duhora twerekana amashusho yo kwishimisha, aho guhitamo icyo ari cyo cyose gisaba kumara iminota 10 utekereza. Nk'uko Ray Bradbury yabivuze muri Fahrenheit 451, ntabwo ukeneye gutwika ibitabo mu gusenya ububiri bwabo. Bisabwa gukora ni ukubafasha guhagarika kubisoma. Uyu munsi nibyo dukora, ntabwo dutwika ibitabo, icyo dukora ni ukubyirengagiza. Twibuka memes,
cyangwa se utuvideo tw'urwenya mu buryo bworoshye kurusha uko twasoma inkuru y'ibindi mu kinyamakuru. Kuri bamwe ubwenge bukorano ntabwo bukeneye kwivuna busenya ubwenge bwacu, icyo busabwa gusa ni ukuturangaza ahubwo tukibagirwa gukoresha ubwacu. Ongera utekereze inshuro buri munsi utekereza ukoresheje imashini aho gukoresha umutwe wawe. No kujya ahantu runaka nko kujya muri Kigali dukoresha GPS, rimwe na rimwe bikaba ari no mu muhanda tutanyuzemo bwa mbere, ariko ntabwo dukeneye kwivuna dutekereza aho kunyura. Iyo ugiye ahantu bwa mbere ntabwo ukigera ufata ibimenyetso mu mutwe biri ku nzira ngo uzahamenye ubutaha. Waba wivunira iki kuba utaha telefone yawe izagenda ikubwira aho kunyura? Benshi muri twe twarabikoze, ugakoratira telefone ikuyobora, ukagenda utari aho ugana, ukarinda uhagera utazi uburyo wahageze, ku buryo utamenya inzu wanyuzeho ku muhanda, abantu mwahuye n'ibindi bintu byose byari biri ku nzira. Nzaba gusubirayo wanyambuye telefone. Wowe buryo muri rw'irengero birasaba utakigendera kuri iyi si, ahubwo tuyigendeshwaho. Mu isi ya none gutandukana n'ubujiji bigoye cyane kubera ko byinshi twahisemo kubuhobera no kuburyamamo. Kubugerageza kubwiyaka no kwitandukanya na benshi. Ahangaha niwo bufite ikibazo. Ikibazo gikomeye cyane muri iyi si ni uko injiji zihagaze cyane ku byo zikora ndetse nta gushidikanya na guke zifite, mu gihe abanyabwenge buzuye gushidikanya. Amagambo ya Bertrand Russell. Muri iyi si y'ikoranabuhanga aho buri wese afite internet, buri jwi rifite aho rinyura rikagera aho rinyura buri wese mu kanya gato cyane. Buri gitekerezo gishobora kwamamara byoroshye. Abantu bahoze bamamara kubera ko bahoze bazi kuririmba, gukina sinema, kwandika ibitabo cyangwa se gukina umupira. Uyu munsi kwamamara bisaba kuba uriho cyangwa ufite internet. Hari ikintu kidasiba kugaruka. Ijwi rirangurura cyane rikunze kuba ari ryo rifite amakuru make, kandi mu buryo bubangamye rikunze kuba ari ryo ryifitiye icyizere cyinshi. Ibi bigaragazwa n'ubushakashatsi bwemewe bwamoye cyane bwazanye icyo bise Dunning-Kruger effect. Ubushakashatsi bwakozwe na David Daring na Justin Kruger. Dunning-Kruger effect igaragaza uburyo abantu bafite ubumenyi buke ku kintu runaka bakunze gukabiriza ubushobozi bwabo kuri icyo kintu, bakaba bavuga cyane kuri icyo kintu. Kubera iki? Kubera ko kuba ubumenyi buhagije kuri icyo kintu birababaza cyane, bikababangamira, bikabasunikira kutemera ubwo bujiji bwabo, bityo bakabuhisha bakoresheje kuvuga cyane kuri icyo kintu. Ntabwo bazi ibintu byinshi ku rwego bamenye n'ibyo batazi. Ibi rero bifite ingaruka nyinshi ku nyoko muntu muri rusange. Mbere yo kuza kwa internet, iyo umuntu abaga ari injiji, ingaruka z'ubujiji bwe zagarukiraga mu bantu bake bahura nawe kenshi. Uyu munsi umuntu ufite ubumenyi buke cyangwa se nta nabwo ku kintu runaka ashobora kwatsa kamera agasangiza ubujiji bwe miliyoni z'abantu mu kanya gato cyane, kandi uko bigirira icyizere niko abantu benshi bakurikira. Muri make impuguke za nyazo, amajwi yazo ahezwa inyuma n'urusaku rw'abafite ubumenyi buke. Kuri bamwe uko ugira ubumenyi buke niko usakuza cyane, kandi uko usakuza cyane niko benshi bagutega amatwi bakanagukurikira. Ni ikibazo gikomeye kuko imbuga nkoranyambaga zihemba bigiriye icyizere aho guhemba bafite ubumenyi. Ntabwo izi mbuga zitaye gukomeye niba ibyo uvuga ari ukuri, zireba niba abantu bagukurikira. Kuri bamwe iri ni ikibazo ku bazaza inyoko muntu. Ubwo Carlo Cipolla yandikaga Basic Laws of Human Stupidity, yishingira ku byari bigezweho icyo gihe mu 1977, agomba kuba atarazi ko hari igihe isi izahemba abari mu byiciro byabo yisinjije. Inshuti bakunze ngo dukurikiye ikiganiro cyacu nta tugifungiye. Ngushimiye kudasiba kubana natwe, nitwe kwihanganira Sari Ponce. Ndagushimiye cyane, ugira ibihe byiza.